Mbanje gusuhuza abakunzi ba Kigali Rwanda TV muri ab'agaciro, muri gukomeza kugenda mutugaragariza urukundo rugiye rutandukanye, kandi wowe ugeze ahangaha ari ubwa mbere kanda urumva ko nuramuka ukanze subscribe uraba uteye inkunga ikomeye umuryango wacu mugari. Nkuko muri kugenda mubibona kuri screen zanyu, ni umwana uri kugenda ubica bigacika. Abantu benshi bari kugenda bavuga amakuru atandukanye kuri uyu mwana. Abantu benshi bari kugenda bamupostinga ahantu hose, nubwo Kenisi nawe yagiye avuga amagambo agiye atandukanye kuri uyu mwana. Mutesi Scovia hari icyo yagiye avuga, aribyo tugiye kugenda tugaruka muri ino nkuru yacu yagiye ivugwaho n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye. Turi ku itariki ya 21 ukwezi n'ukwa kane mwaka 2025. Ngira ngo nkuko uri kugenda ubireba kuri iyo screen yawe, ayo mashusho uri kugenda ureba ni amashusho agaragaza korari y'ingimbi, korari cyangwa se y'abana bakizamuka. Ni korari yo muri Kiliziya Katolike. Ni amashusho ari gukomeza kugenda ahwererekanywa ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Abantu ntabwo bari guhaga aya mashusho n'ubu ngubu rwose. Aya mashusho ngewe ndi kugenda nkareba ubuhanga bw'abana nkumva ndanezerewe. Donc abantu ntabwo bari kuyahaga ku mbuga nkoranyambaga, bari kugenda bayohererezanya. Donc imbuga nkoranyambaga nyinshi abantu bari kugenda bapostinga, ariko kandi abantu batangarira ubuhanga bw'uyu mwana uri kugenda ureba kuri iyo screen yawe. Ni amashusho agaragaza umwana w'umusoro ukiri mutoya. Ni umwana w'umusore ukiri muto, aho rwose ijwi ryiwe riri kugenda ritangaza abantu, uburyo azamukira mu ndirimbo biri gutangaza abantu mu rwego rwo hejuru. Abantu benshi bari gukunda uyu mwana. Ni amakuru meza nkuzaniye kuri uyu mwana. Ese bimeze gute ibiri kuvuga kuri uyu mwana? Korari de Kigali hari ukuntu ishobora kuba yagenda imuteza imbere. Wumve ko buri kimwe cyose aba bana bari kugenda batera abantu amarangamutima ku rwego rwo hejuru. Ngira ngo nimwe muragenda mubona ku mashusho yanyu ko uyu mwana ari mu bantu bagomba kugenda barebwa n'igihugu cyose, kikaba cyagenda kimuha ibihembo bigiye bitandukanye, n'abanyamakuru benshi bagiye babikoraho. Uyu mwana rero yitwa Nshimiyimana Alex. Uyu Nshimiyimana Alex afite imyaka 8. Uyu mwana uri kureba kuri screen yawe ni umwana w'umuhanga cyane, afite imyaka 8. Akaba abarizwa muri korari Purite Katolize Mutungu. Iyo niyo korari abarizwamo. Ngira ngo iyi korari herereye muri Kiliziya Katolike, herereye muri paruwaze ya Mutungu, iherereye mu karere ka Burera mu ntara y'Amajyaruguru. Ni umwana w'umuhanga. Ubundi mu busanzwe aririmba ijwi rya tenor, ariko iyo byakomeye ajya gufasha na alto. Urumva nyine amajwi, urumva ubuhanga afite. Iyi korari y'abana aririmba tenor, akajya muri alto, akagerageza no kugerageza uburyo yaririmba base kugira ngo umwimerere w'indirimbo bari kuririmba kugira ngo ikomeze. Nyine urumva uburyo uyu mwana w'umuhanga cyane. Abantu benshi bari kumutangarira ku rwego rwo hejuru. Ni umwana rero wagaragaye, abantu benshi bari kugenda bahererekanya amashusho y'uyu mwana. Ndavuga uyu mwana yinjiriye muri tenari by'ijwi asigaye aririmba, hanyuma ahita ahindura ajya kuri aruto. Noneho uburyo aririmba, ijwi rijyana n'amarangamutima ye, rijyana n'uko yiyumva. Ni bimwe mu bintu biri gutangaza abantu amarangamutima. Ukabona niba ari ahantu yumva twawe, ukabona arahindutse, ibimenyetso by'umubiri ukabona arahindutse. Abantu benshi uyu mwana, abantu bazi kureba kure mu bijyanye n'umuziki, bari kumubonamo ubuhanga. Ubwo bayirene ba manager bari kubwirwa. Abantu benshi bagiye batandukanye rwose uyu mwana mumufasha. Bitewe rero n'ubuhanga bw'uyu mwana, abantu benshi bamubonyemo. Abantu benshi batangiye gushaka contact yiwabo kugira ngo bamuganirize
urabizi imbuga nkoranyambaga zigira impact. Ni abana benshi bagiye bafashwa, umwana bakamureba bakamubasangamo ubuhanga, ugasanga abonyemo abantu bamuhaye amafaranga, tukubonyemo ubuhanga, bakavuga ngo ba Rugamba Sipiriyani murabazi, waba umuhanzi ukomeye nk'abatewe bose babireba. Urumva abantu benshi wasanga bamushoyemo, abantu benshi batangiye gushaka nimero ziwe, urumva nyine nimero z'ababyeyi. Uyu mwana abantu benshi bari gukomeza kugenda bashaka iwabo kugira ngo bamuhembe, bamuhe amafaranga, bamuhe akazi, buri kimwe cyose. Uyu mwana abantu benshi bari kugenda bamugarukaho. N'ubu tuvugana hari abantu bari kureba no mashusho, hari n'abananiwe kuyahaga, bari kugenda bamukurikirana buri munsi, abari kugenda mu nzira, bari kugenda baririmba uburyo uyu mwana yaririmbaga. Donko nyine wumve ngo aya mashusho yabaye kimenya bose ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Uyu mwana yabaye ikirangirire, ariko kandi nk'abafite amakuru avuga ko hari ukuntu abantu bari kumusabira korali de Kigali yamurokirita kubera umwana ungana gutya, uririmba tonari gutya. Urumva mu by'ukuri iyi ndirimbo iraryoshye. Wumve ngo hari abari kumusabira ngo buriya korali de Kigali niyiteshe impano y'uyu mwana. Uyu mwana arakaze, bamurebere iyi impano ye, bayisigasire. Uyu mwana rwose agume muri korali de Kigali. Abantu benshi kugenda bavuga amagambo agiye atandukanye. Korali de Kigali Junior ugasanga ni abana bo hasi bazagenda bakura, nyine abakuru bumva babyina bavamo, nyine ugasanga amakorali murabizi abafite akademi abari hasi n'abazamuka mu cyiciro cya mbere ngo bakurikiranire talenti y'uyu mwana. Rwose uyu mwana ni umuhanga. Ariko kandi ibi byose tuba tubibona ku mbuga nkoranyambaga. Ni byiza ko burya umwana agakurira mu bana. Ni byiza ko umwana akura agakura imbere ya Kristo, kuko bimurinda kujya mu ngeso mbi, bimurinda kwishora mu ngeso zitari nziza, bimurinda nyine ngo wumve ngo umwana nk'uko Kristo Yesu yakuriye mu Mana. Yesu mwibyiruka ryiwe yakuriye mu Mana, urumva yahindutse w'igitangaza. Urumva rero gukurira mu Mana ibyo byose n'ababyeyi baba byisha inyuma. Umwana wanjye dore twakuriye muri Yesu, nawe ugomba kujya muri korali. Burya ukajya kureba ugasanga ababyeyi b'uyu mwana nabo baririmba nko mu makorali yo muri kiliziya agiye atandukanye cyangwa batuye. Urumva rero ko uyu mwana ari gukomeza kugenda abantu benshi bamugarukaho. Ababyeyi nibo bamutoje Imana, ababyeyi be bamukurije muri kiliziya. Donc nyine wumve ngo uyu mwana yakuriye muri kiliziya, ari umukristo cyane. Urumva ko mu by'ukuri ari kugenda agaragaza impano zigiye zitandukanye, n'ababyeyi biwe bari kugenda babona uyu mwana, bakabona ari gutrendinga, bari kugenda bahererekanya amashusho y'uyu mwana. Ni ibintu biri kugenda bishimisha ababyeyi ku rwego rwo hejuru. Ariko kandi no mu Kinyarwanda baravuga ngo igiti kigororwa kikiri gito. Buriya umwana atagorowa akiri mutoya, mumutoze inzira nziza kugira ngo azakure iyo nzira ayikurikize. Burya iyo umuntu mutoje akuze ntabwo ibyo bintu abikurikiza, ntabwo abikunde. Muri bajya bavuga ngo menyereza umwana inzira akwiriye kuzanyuramo paka ashaje. Urumva uyu mwana rero mu by'ukuri ni ibintu biri kugenda bitanga isomo ku babyeyi bafite abana, bamurikira Kristo, bagakurira mu kiliziya, mu nsengero, kubera ko umwana ukuranye izo ndangagaciro mu by'ukuri ibintu by'ibyaha urumva ko umwana agenda yirinda kubijyamo. Ariko kandi hari n'abari kwifuriza uyu mwana kuba yakomeza gukorera muri Kristo, guhora imbere y'Imana, agakomeza ajya muri korali de Kigali, akagumya kumufasha. Abantu benshi bari kugenda batanga ibitekerezo bigiye bitandukanye kuri uyu mwana rwose n'ijwi ryiwe afite. Urumva ijwi yagiye aririmba muri iyi korali de Kigali, abantu benshi bari kugenda bavuga kuri aya mashusho y'uyu mwana, kugenda batanga ibitekerezo bigiye bitandukanye. Hari ahandi rwose urumva ko buri wese ufite umwana wiwe akomeze kuba agenda afasha umwana we kugira ngo
talent nyine izamuke. Burya umwana iyo umushyigikiye mu bintu wumva ari ibintu byiza cyane kandi binejesha, urumva ko nyine ni ibintu byiza. Gati ibi byose turabishyira ku babyeyi, kuko uyu mwana iyo adatozwa kuba mu kiliziya, aya mashusho ntabwo tuba tuyabonye, aba tunesheje gutya. Icyo ni igitekerezo cy'umuntu yagiye yandika. Hari undi waje akandika ati kandi bibere isomo abandi babyeyi kumurikira Kristo muri Yesu. Urumva nyine buri wese bajya murikira abana babo muri Kristo, binjire muri Yesu. Urumva ko nyine ni ibintu bishimishije. Undi ati uyu mwana uburyo yaririmbye iriya nota risaba ubuhanga kabisa, ubuhanga bwa tonari, ahita yindura ajya kuri aruto. Urumva ko nyine mind yiwe yagendanaga nawe. Urumva ko uyu mwana nyine azi ibintu byinshi cyane. Ndi watanze igitekerezo, buri gihe uko ndebye aka video rwose ndi guseka. Uyu mwana yanejeje cyane, uyu mwana akwiriye ibirenze, kandi ababifitemo ububasha cyangwa se ubushobozi, uyu mwana bamufashe bamuzamura, kuko ni umuhanga ku rwego rwo hejuru. Ijwi ryiwe riri light, ni ryiza cyane, arimo aragendeshanya n'indirimbo. Ati si urugero ku bana gusa, n'abakuru nabo bakamwigiyeho. Burya umwana amarangamutima yiwe ajyana n'ibyo aririmba. Kude chapeau, uyu mwana ndamukunze cyane, munshakire nimero yiwe ngira akanumugenera. Undi ati wamuzana uyu mwana nkagira icyo mukorera, kuko biranejeje cyane. Gusa video y'uyu mwana iri gukomeza kugenda inezeza abantu bagiye batandukanye. Urumva ko ni ibintu bishimishije ku bantu benshi cyane. Donc rero hari abagiye batangaza nk'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye. Ndagaruka kuri Mutesi Scovia washe kugenda abona video y'uyu mwana akagenda avuga amagambo agiye atandukanye kuri uyu mwana. Rwose Mutesi Scovia yaje kubona uyu mwana ikintu imbere na mbere yose akora, yahise avuga ngo abantu bafite abana, wowe ufite umwana ugatuma umwana atajya gusenga, ukamubuza ngo urajya gusenga, usenga ibiki? Buri muntu wese uzi ko afite umwana ajya mu burenganzira bwe bwo kujya gusenga. Ayo nama ni amagambo Mutesi Scovia yagiye yivugira ubwe. Scovia arongera ati buriya umwana nubona akunze ikintu ntuzakimubuze, buriya hari impamvu aba agikunze. Buriya n'umugisha we akenshi na kenshi uyu mwana akiri mutoya akajya mu kintu kiba kirimo umugisha. Mujye mubareka bajye mu byabo, ikibi nuko yajya mu ngeso mbi. Nk'urugero rero yahise atanga Mutesi Scovia. Scovia yavuze ngo uyu mwana afite imyaka 8. Ku myaka 8 umwana ari muri korari, ni ibintu byiza nyine. Ni umwana ukurira ahantu hari Imana, akirinda ingeso mbi, akirinda ubwo bujura, akirinda ubwo buraya, akirinda ibintu bibi byose bimwoshya. Icya gatatu Scovia yavuze ati abana b'Abanyarwanda abenshi dufite impano, abenshi bafite impano, nuko bamwe na bamwe nukuzakora ubuvugizi kuri bano bana baba bari mu ntara. Urumva uyu mwana n'uwo mu karere ka Burera, urumva kugira ngo nyine talent iwe igaragare gutya, uba wumva ko ni ibintu nyine wumva birenze. Kugira ngo umwana wo mu karere ka Burera nk'uyu kugira ngo azamenyekane biba ari ibintu bigoye. Rero tugenda dusaba rwose leta yacu ijye idufasha, n'abantu nyine bajya bagira mu ntara barebe talent z'aba bana, barebe ibikorwa byabo. Ayo ni amagambo ya Mutesi Scovia yagiye avuga kuri uyu mwana w'umuhungu. Rwose uzi ko afite umwana, cyangwa se ngo uzi ko afite umwana bangamira, wibangamira umwana ni wo mugisha wawe w'ejo hazaza. Ugomba kumufasha ibyo arimo akabikuriramo bikunze, ni ibintu byiza cyane. Ayo ni amagambo Mutesi Scovia yagiye atangaza. Urumva ko nyine ni ibintu byinshi, ni ibintu byiza byagiye bitangazwa n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye ku mbuga nkoranyambaga. Ubwo ba Kenisi nabo ibyo yagiye avuga, muraza kubona video ya Kenisi nakoze yejo avuga kuri uno mwana w'umuhanga rwose, kandi ngakomerezaho kuko hari na bamwe bari kugenda bashaka nimero y'uyu mwana kugira ngo babe bagira icyo bamufasha. Bamwe bareba na nimero ziwabo, nyine umva umwana w'ingu na myaka
mukuru aba afite bagomba kureba iwabo bakabagira icyo babafasha, bakabamuzamura cyangwa se bakabagira amafaranga babaha. Rero iyi ngiyi yari Kigali Rwanda TV, uhawe ikaze ukanda subscribe kugira ngo uzajye ubona inkuru zigiye zitandukanye, kugira ngo uzajye ubona video zacu mu bambere rwose. Ugomba gukanda subscribe, comment, share kugira ngo tujye tubagezaho ibyiza kandi tujye tubana mu buri munsi. Umunsi ku munsi ngerageza gushaka inkuru zigiye zitandukanye impande n'impande kugira ngo mwishime. Njyewe rero reka mbabwire ngo niyo nkuru nari mbafitiye, reka mbabwire ngo ndabakunda, hasta la vista.